reka turebe rero imana y'ikinyoma n'imana y'ukuri uko byaje mu bantu bagasenga amanywa nijoro ariko ibintu ntibikoreke, bakibaza ibibazo byinshi. Niba utibaza ibibazo, twebwe twibaza ibibazo byinshi cyane tudafite ibisubizo. Ibibazo byaje uko bwije no kubukeye, umuntu akibaza ibibazo byahindutse gute. Ese abantu ntabwo baba basenga imana ya Bayali ahubwo imana nyayo batayizi? Ukuri rero akaba ari ukuri amadini afite ubwoba ko abantu bamenya. Amadini ntabwo ajya yigisha kuno kuri. Mbere hahozeho jambo, mbere y'urumuri n'umwijima byari bimeze gute? Mbere y'uko imana irema byari bimeze gute? Mbere y'uko imana zaremwe n'abantu zitangira gusingizwa no kwambazwa byari bimeze gute? Ese icyarangaga umuntu ni iki? Ese ibi bintu byo gusenga imana, gupfukama ibishushanyo n'ibyo byose byavuye he? Mbere yo kwinjiramo rero reka mubwire ngo banze ukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kuko utagomba kubyihererana. Kandaho like rero tugende. Namwe mukomeje kwandikisha, nkaba mbashimiye kuko binyereka ko munyota ukuri amanywa nijoro hariho imana imwe gusa, ariko byaje kuba imana nyinshi gute? Nibyo tugiye kureba. Reka turebe. Ese inkomoko y'imana ni iyihe? Mbere y'uko kumenya kwita amazina, kuba umuntu nyamuntu byagenze gute? Abakera rero, inyandiko za kera zitubwira ko imana yahozeho kandi yamye iyobora isanzure ryose, ariko mbere y'uko ibintu bibaho habaho kuremwa byameze gute? Ibi rero akaba ari ibibazo twibaza, tugiye kureba tukabishakira ibisubizo. Turebe kuki tutangirira mbere y'uko izi mana zambazwa zibaho. Kuki tugiye kure yose? Kubera ko iyo umuntu aguhaye itangiriro rye, yari guhaye uko arishaka, n'ibikurikira byose ubimira bunguri. Niko byagendekeye abantu n'uyu munsi, bakaba basenga ibishushanyo bari ahantu mu buyobe batabizi. Reka turebe rero. Uku ni ukuri rero kugiye gushyira ibintu ku murongo, kugiye gusubiza ibintu ku murongo ku buryo budasubirwaho. Mbere y'uko habaho imana abantu bose baramya hirya no hino, ngaho ababuda, ngaho abasilamu, ngaho abakatolika, ngaho abaki bose imana, ni ukuvuga ngo weho wabaga mu mana, imana ikaba muri weho ubwayo, ku isoko, wari mu isoko. Nuko barikira amadini yatinye bino bintu akabihindura, ahubwo bakayobya abantu, kubera ko igitugu n'igitutu n'imiyoborere by'aya madini, iyo abantu bamaze kubona ko batigeze batandukana n'itangiriro ry'imana n'imana, kandi imana ariyo tangiriro iri muri bo, byanze bikunze bwa bwami n'ubuyobozi bw'amadini bita bigwa. Niyo mpamvu babonye baravuga bati ibintu abantu babimenya tuzaba turangiye. Ibi rero akaba ari ibintu bibiri bihabanye: imana y'ubuyobe, imana y'ukuri n'imana y'ikinyoma. Reka turebe. Idini ryaguhaye imana, umutegetsi, umucamanza, kizigenza, ugusaba kumupfukamira, ariko abakera batubwira ko atari ko byari bimeze, ko atari ubwo ubuyobozi, atari ugucira urubanza, nta bintu by'itandukaniro hagati yawe n'imana bihari, ahubwo ku mana weho wigerera y'ubwayo, kuko weho n'imana muri umwe, imana iri muri weho kandi nawe uri muri yo. Ibintu rero by'amadini byaje kugira ngo bigutandukanye n'imana, none ubone uko kuyobora. Byagenze gute rero mbere y'iremwa na nyuma yaho haza urumuri n'izuba, byose biremwa, mbere yabyo byagenze gute? Kuki idini iteka buri gihe rikubwira ngo ugomba gukurikira ibi, imigenzo, amategeko, byose byashyizweho n'abantu kera na kare? Kubera ko iyo bigenje gutyo bikwereka ko ufite umuntu uguhuza n'imana ugomba kuyobora, aho kugira ngo weho wumve ko wigerera y'ubwawe. Gute rero? Reka turebe uko byagenze. Ese bigenda gute iyo ikiremwa kimaze kubona ukuri, aho kugira ngo kibone amategeko utegeye kwingucishwa aha kora ibi n'ibi, ahubwo ukamenya ukuri, kwa kuri kubatura abantu bigenda gute? Ni ukuvuga ngo bwa bwoba abantu bagiraga burabura bukagenda, ya matsiko noneho agahita
agahita asimbura kwa guca bugufi ugapfukamira abantu ngo urabahe ibyubahiro batanakwiriye kuko bigize ubumana. Nicyo kintu ukuri kumara. Reka turebe rero, Imana irema yaremye abantu badatandukanye nayo, kubera ko mu Mana ariho tubera nayo ikatubera muri twebwe. Harimo inyurabwenge yaduhaye kugira ngo tumenye uko tubaho twitwara, yaba mu bikomeye yaba mu bibi, mu bigeragezo ibyo byose. None ikibazo wakwibaza ni ikihe? Itandukanyiro ry'abantu ku isi rituruka hehe? Kuki hari ubusumbane? Ubusumbane buva hehe? Kuki amadini nta kintu abivugaho, bakabireka bikabaho ngaho ntibibeho? Kubera ko iyo abantu bacitsemo ibice bagaterwa ubwoba, bwa bwoba burabayobora. Niyo mpamvu babikora, kugira ngo babone uko bakomeza kuyobora muntu. Noneho urabyumvise ubu ngubu, ndibaza ko numara gushirika ubwoba ukamenya ukuri, kwa kuri kwakabubatura, uzatsinda byose, uzarenga byose. Ari byo bindi Evangelii ya Thomas tubwira ngo shaka nushaka uzabona, nubona uzamenya. Numenya bizagutera ubwoba, nibigutera ubwoba biguhindisha umushyitsi n'uwindi mushyitsi, noneho bigutangaza. Nimara kugutangaza, nyuma ya byose uyobore byose. Niho ruzingiye. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo ibintu byo kuduha izi mana zindi zavuye hanze kugira ngo zize hagati, zitambike hagati yawe n'Uwiteka wakuremye waguhanze, nicyo babikoreye kugira ngo utamenya ukuri. Noneho ngubu rero utangiye kumenya ukuri. Reka tuze dukomeze hamwe nkwereke noneho ikigiye guhindura imyumvire wari ufite, kugira ngo ibi bintu noneho ubimenye, nawe uve mu mwijima uze mu rumuri. Ariko abantu ba kera batubwira ko abatwarwa buhumyi bemera ya mana y'abayari, imana y'ikinyoma. Bimwe bavuga ngo nta yindi mana, kandi imana burya ifite ukuntu imeze. Hari imana y'ubwoba, y'itegeko, yo gutegeka. Abakera bo bavuga ko ibyo byose byari imitego n'ibintu bahimbye babeshya abantu, kubera ko Imana ni imwe. Kandi ibyo byo kuvuga ngo irimo ibice no gutanga imibabaro n'ibintu byose bibaho by'ibibazo, byose nibyo bakoze kugira ngo babashe kuyobora muntu, kiremwa muntu, bagitware buhumye. Kubera iki rero iyo mana baguhaye ivuga ngo ugomba kumva, kandi noneho ukagira ibibazo bituma ushakisha uguhuza n'iyo mana, aho kugira ngo wowe ugire yanyurabwenge guhuza n'Imana, wamyura Imana nyamana. Kubera ko iyo uri ntabindeba, iyo ubaye ntibindeba, byanze bikunze ya ntibindeba ikubera umuyobozi. Gute? Kuko ntacyo ubuzi nyine, ntacyo waba witayeho, noneho bya bindi bagushyize mu by'inyuma byose bikakuyobora, bikagutwara buhumyi, ntusobanukirwe, ntuzamenye uko ibintu byagenze. Ibi rero bivuze iki kuri wewe? Bivuze ko abakera bari bafite ukuri, mbere y'uko bahindura ibintu byose bari bafite ukuri, kandi weho ntabwo ugombera umuhuza hagati yawe n'Imana. Ntabwo biriya bintu byatubwiye ngo iby'ibyaha byose, ngo uri umunyabyaha, ngo uri nyagupfa, umuntu nyine wabaye ufite ibibazo cyane n'ibyaha byinshi byishe, bavuga ko atari byo. Ntabwo ukeneye uburenganzira n'uruhushya kugira ngo ugere ku kuri, ahubwo weho uri agace k'Imana k'Uwiteka, kuko Imana iri muri weho. Imana iri muri weho imbere. Bigenda gute rero iyo icyaha gisimbujwe kwibagirwa? Ni ukuvuga ngo gukira nabyo biba kwishinja, aho kugira ngo ugire ububyutse ukajya mu gihano. Icyo bikorera idini rirakubwira ngo waraguye, ariko abakera bo bakavuga bati ahubwo weho waribagiwe. Hari ukugwa, hari no kwibagirwa. Dore ikibazo wakwibaza rero, ninde ubyungukiramo iyo umuntu agumye mu kwibagirwa? Ni ukuvuga ngo iyo ugumye mu buyobe gutyo, abahungukira ni bande? Ni ayo madini nyine ashingiye ku kinyoma, ku bwoba,
kwishinja no kwigira umuhuza wawe n'Uwiteka, nibo babyungukiramo nta bandi. Ese ni ukubera iki iri jambo ry'umwimerere barisibye? Byatewe n'iki? Byagenze gute? Insengero za kera zumvishe ko ibi bintu abantu babimenya biteye ikibazo gikomeye. Niba ijuru n'Uwiteka Imana iri muri weho, nta mupadiri, umupasiteri, bishop, apostle ukeneye, ibintu byose bapanze byari kwikubita hasi umwanya, izo nzego zose, kugira ngo bigire abagenza bagakiza. Bigize abagenza bagakiza, ariko ibyo bintu byabo byarabapfubanye. Kuko wibuke muri 25 nyuma y'ivuka rya Kristo nibwo inyandiko za kera zavugaga ibi bintu ko nta muhuza dukeneye, bazivanyemo zirabura burundu. Noneho umwami yigira nk'Imana hano ku isi, aribyo biriya bita ba papa, ngo papa ngo ni nyir'ubutungane, ngahuza abantu n'Imana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuki rero bashatse gufata umwami ngo bamusimuze ubusabane bw'Imana n'abantu? Nuko abami byari byoroshye kugira ngo bitume abantu babayobora, abantu babayoboka kugira ngo babapfukamire aho gushakisha ukuri. Augustine rero yaravuze ati, umuntu wari ufite inyandiko za kera yaravuze ati, kiremwa muntu cyahuye n'ibizazane kandi cyaraguye. Insengero zigize abahuza abantu n'ijuru. Agakiza n'ubuntu bimeze nk'igicuruzwa. Ibyo byose rero ntabwo ari ibintu by'ijambo ryigishaga kera, ahubwo babigize impamvu za politike cyangwa se zo kuyoborana ubuhumyi. Ibaze nawe, kuki batwitse ibitabo byavugaga izo nyandiko zose, aho kugira ngo abantu babiganire noneho bavuge bati dore ukuri kwari aha ngaha, kuki babitwitse? Nuko uko kuri kwari muri ibyo bitabo kwabohoraga abantu, kandi izo leta n'ingoma zabayeho kera ntabwo zashoboraga kubikontorora. Ukuri kuri hose, kurakwiriye hose. Reka tuze turebere icyo bivuze kuri weho, nuko wasoka muri iryo yoza bwonko wakorewe, noneho ukaza mu kuri, kwa kuri kuzakubonekera kukamurikira. Turebe rero uko uku kuri kuzagera ahantu hose, nibyo tugiye gukomeza tuganiraho. Nibyo koko ukuri kuri hose, kabone n'iyo abantu bashaka gupfukirana gute byarananiranye. Niyo mpamvu rero abantu bose nibamara kumenya uku kuri mu mico inyuranye, byose bizaba birangiye, abantu babimenya. Nicyo rero barwana nacyo kugira ngo abantu batabimenya, ariko abantu bamara kumenya uku kuri bizaba birangiye. Ni gute rero uku kuri kwagiye ahantu hirya no hino hatandukanye ku isi yose? Usanga byanze bikunze bazi ko Imana iriho, nubwo babeshywe, ariko Imana iriho. Ni ukubera ko Imana nta dini rigomba kuyifatira ubwaryo, ariko gusa habaho ubwoko bw'Uwiteka, aribwo Imana izongera gusubiza ubutware. Kristo rero reba ibyo yatweretse ko utagomba kuba igitambo, nkuko mu ivanjiri ya Thomas batubwira. Yaratubwiye ngo nuramuka ufashe ibiri imbere muri weho ukabibona, ukamenya ukuri neza, bizagukiza. Noneho arongera atubwira ngo dore ikintu batinye, nuramuka ufashe ibitekerezo byawe n'umutima wawe ukabihuza, uzinjira mu bwami, uzaba ubaye umwe. Ibyo bintu twamye tugerageza kugira ngo turebe ko bishoboka, ariko na n'ubundi turamenya iryo banga. Ufashe ubwenge bwawe, ibitekerezo n'amarangamutima yawe ukabihuza bikaba umwe, ukajya umugambi, uzabona iyo ukoze umugambi ugakunda, ibintu birakoreka. Kuki rero iri jambo Kristo yigishije rikomeye cyane kurusha imyumvire no kumira ibintu bunguri? Nuko uku kuri guhindura ibintu byose, bya bintu byakoreshwa kugira ngo bibe iyoza bwonko ryawe,
byose byikubita hasi. Ibi birakora, kandi iyo bibiri bihuye bikaba umwe, umuntu n'Imana nabo baba umwe. Niryo banga batashatse ko tumenyana n'ubu bakirwana naryo kugira ngo tutarimenya n'amaginga ya. Izo mana rero bazanye iyo ziguye hasi, iyo abantu bamenye ukuri bigenda gute? Kwa gutana n'Uwiteka kurarangira, ahubwo noneho kongera kwibuka abo turi bo bigatangira. Ari rwo rugamba turimo, ari rwo rugendo turimo. Tubakangurira umunsi ku munsi, muze mu kuri, muze mu ijambo ry'Uwiteka ry'umwimerere, muve mu buyobe. Kwibuka abo turi bo rero bizatangira gute? Bigenda gute? Abakera barigishije ngo ntaho bituruka ku myumvire, ku myizerere, ahubwo bituruka ku myumvire. Icara bugufi, wibaze, utekereze, noneho ibitekerezo byawe ubizamure ushaka ukuri, aho kugira ngo ukomeze uri mu buyobe cyangwa se mu byo wabishywe byose. Hagati y'ibitekerezo byawe, nugira igitekerezo kimwe n'ikindi, umwanya urimo hagati, urebe uko uhuza, ufatanye ibitekerezo byawe, noneho ubikurikiranye, kuko hageze utekereza uyu munsi ugatekereza ikintu kimwe, ejo ugatekereza ikindi, iminota 5, hashira iminota 2 ugatekereza ikindi, noneho ntubihuze, ntibibe biri hamwe. Kuki rero iyo umaze kumenya ukuri ugaceceka ukaryumaho ugatangira kubyigisha biteye ikibazo izi nzego ziyise ngo ni insengero z'ibyaduka? Nuko iyo ucecetse cyangwa se ukabyigisha abantu wihishwa utasabye uruhushya, ntawe ugishije inama, ba bantu batangira kubaza, wabivanye, wabyigiye, ibintu ko mbona bikaze, kuki bivugaho? Niho rero kwa kuri gutangirira, hatangira ubusabane, abantu bagatangira kugenda bahura kubera ko bamaze kubona ko bya bintu babwiwe kera mbere ari ibinyoma, bakabikubita hasi, none bagatangira gushakisha ukuri. Gute rero umuntu atangira kumva ibyo bintu by'ibitekerezo kugira ngo bizamubere imbaraga mu bihe bizaza? Icyo gihe rero ntago wishyiramo ibintu nka program nk'ibyo baprogramye abantu, amadini asenga ibintu bimwe umunsi ku munsi, cyumweru ku cyumweru, kwezi kwezi, umwaka utaha, ibihe bikaza ibindi bigahita. Ntabwo ariko bigomba kumera, ahubwo ubugana Imana. Iyo umaze kumenya ukuri, Imana y'Amana nyamana y'ukuri wamenye, atari y'abayari, y'Amana y'ikinyoma, noneho wamara kumenya Imana y'ukuri y'ukuri, ukamenya ko ntaho wagiye y'Amana muri kumwe nawe, nibwo umenya ko wimenya ubwawe uri we. Wimenye. Za mana rero z'ibinyoma zikoresha ubwoba zikubita hasi, kuko wamaze kumenya isoko y'uri we, noneho ugatangira no kwibuka bya bitekerezo byawe bikagenda bihura, cya kinyuranyo cya kirimo kikagenda kiba gito, noneho ugatangira kwibaza, ni iyihe mana koko twarazwe? Ese ni iyihe mana y'ukuri? Iki ni ikibazo abantu twibaza. Mana wari urihe? Mana kuki ibintu biba? Mana ibi nibi. Abantu bose urumva ko umunsi ku munsi bavuga ibyo bintu, mana. Kubera iki? Twarazwe y'Amana ngishaka guterekerwa, ngishaka gupfukamirwa, ishaka ibintu nk'ibyo ngibyo, aho kuragwa y'Amana itwibutsa abo turi bo, kugira ngo tumenye abo turi bo, y'Amana nyamana, Imana y'ukuri, Imana y'urumuri. Ntabwo rero twari twakagombye kwemera ibintu buhumyi tutabajije nk'uko byagenze, ahubwo twari twakagombye kwibuka abo turi bo, ngo tumenye ko Imana yaremye iri kumwe natwe turi muri yo, turi mu mugambi wayo kuva kera na kare, tuzi ibintu byose, ibizi, atari babindi by'ubwoba. Imana baduyeze ubwoba zo gukangisha abantu kugira ngo babone uko bafata abantu babe bahumiriza nkuyobore, bazana amadini, baca abantu bice. Ariyo mpamvu ibyo bakoze boza ubwonko bw'abantu ni ibintu byinshi by'igihe kirekire, kugira ngo tubyikuremo, twibuke aho turi bo. Ni intambwe tuzagenda dutera, intambwe ku ntambwe, umunsi ku munsi, kugeza
twongeye kwibuka kwa kuri kuzatubatura nko dutangiye kugenda tubyinjiramo. Noneho ibi nizere ko ari umusingi utuganisha kwibaza Imana twarazwe n'iyihe, kuki tubwirwa ibi kandi noneho ibintu bigakorwa gutyo, kuki twizere ibi biriya ntibikoreke kandi noneho twabyizeye, twakoze uko dushoboye kose, twakurikiye ibintu byose ntibikunde. Uhita ubona ko hari ikintu kibura baduhishe kugira ngo tutagira bwa busabane n'Uwiteka Imana yacu turimo. Ari nayo mpamvu muri 2019 bamaze kugera kuri tekinoloji ya kuvana ku busabane n'Imana burundu, nibwo bakoze biriya bintu noneho kugira ngo babihuhure. Ariko ya Mana ikurimo ifite imbaraga nyinshi kurusha Satani nubwo yimitse kuri nasi. Nkubwira nti rero iyi ntangiriro ukomeze dushakisha ukuri, turebe n'ibindi byinshi baduhishe kugira ngo kwa kuri kuzatubature kandi ukuri kubohora imbohe. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda haba tov meyod.